Iyi si dutuyemo ni mbi, iyi si dutuyemo nta keza kayo habe na gatoya. Uyu munsi iyo umeze neza abantu barakogeza bakakuvuga bakagusingiza ukabona rwose ni wowe mwami ni wowe muntu ugezweho, ukabona rwose baragukunda buri wese nta muntu n'umwe ukwereka uruhande katagukunda, abantu bose bakwereka urukundo rwinshi ruhambaye. Ariko iyi si kwikaragiyeho gake cyangwa se akantu gato kagahinduka, bya bindi wari ufite bigasa nk'ibigabanuka cyangwa se bikanasubira hasi ukisanga ahandi ibintu nyine byagoranye. Ba bantu wabonaga bari bakuri hafi bakwerekaga urukundo rwinshi, mu gihe rero ibintu byaguhindukiyeho bamwe muri bo nibo bafata iya mbere mu kukota, bamwe muri bo nibo bafata iya mbere mu kukuvuga ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino. Ibyo nibyo biri kuba kuri Kiramani ndetse kugeza n'ubu ngubu, aho ubu ngubu ari kwifuza kuba yaba umuntu mubi mu gihe mbere yafatwaga nk'umuntu mwiza abantu bose bamukunda. Ariko kugeza ubu ngubu bitewe n'ibyo ari kuvugwaho ku mbuga nkoranyambaga, iminsi ye yose ni iminsi y'agahinda. Ndagusuhuje cyane kandi nkwifurije kumererwa neza impande zose uherereyemo, waba uri mu Rwanda cyangwa se uherereye hanze yarwo, nkwifurije kugira ukomeze umererwe neza cyane. Ngwaye nikaze kuri admount.new. Ahangaha tuganira amakuru ya entertainment ndetse n'ibigenda bicicikana ku mbuga nkoranyambaga, dore ko bitajya byiburira umunsi ku wundi hari inkuru zigenda zicicikana umunsi ku wundi kuri iyi mihanda. Rero izo nkuru nizo tugenda tuganira, ndagenda nkazikuzanira wowe utabashije kubona umwanya ngo ubashe kujya ku mbuga nkoranyambaga urebe ibyiriwe bicicikana hirya no hino, byose uraza ukabisanga hano bari nabikwegeranyije, hanyuma tukagenda tubiganiraho umunsi ku wundi. Mu by'ukuri tugenda tuganira tukareba iyi sosiyete tubamo se ibintu bimeze bite. Amasomo rero akomeye cyane Kiramani ari kugenda acamo muri iyi minsi, namwe mu masomo twakwita ko ari ingenzi mu buzima ugomba kuyacamo kugira ngo ubashe kumenya abantu, ubashe kumenya umuntu mu bantu, ubashe kumenya sosiyete muri rusange, sosiyete icyo ari cyo. Uyu mukinnyi wa filime Kiramani rero ni umukinnyi uri ku rwego rwiza cyane rwa sinema hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, kuko afite YouTube channel zigera kuri 3 kandi izo YouTube channel zose zirarebwa. Afite filime agenda yaprodingaho umunsi ku wundi. Ni umukinnyi wamenyekanye cyane rero biciye muri Nyakso Comedy. Uyu nguyu Kiramani nta nubwo ajya asiba na rimwe n'umunsi wa rimwe kuba yavuga ko Nyakso ari we muntu wamugize uwo ari we. Nyakso niwe muntu wamugize umusitari, mu gihe Kiramani we rwose atari kumenyekana yuko byari bigorane. Ariko amaze guhura na Nyakso aza kugira amahirwe rwose, ibintu biramuhira bigenda neza cyane, aramenyekana, arangije nawe atangira gukoresha abandi, atuma n'abandi benshi bamenyekana, batangira kuvuga ku mbuga nkoranyambaga binyuze kwa Kiramani. Gusa noneho ku mbuga nkoranyambaga harimo haribazwa cyane ni gute Kiramani yakennye hanyuma ngo yageraho gukena n'abakene babandi bari bari munsi ye bagatangira kumwurira cyane, bagatangira kujya bamuvuga bakamwiha bakamwibasira. Niyo mpamvu iyi si buriya rero nta cyiza cyayo, umuntu arakubaha uyu munsi kuko abona ko hari ikintu ufite kirenze kinagukeneyeho, yamara kukikubonaho kwa kukuba bigahita birangira. Kiramani nkuko natangiye bivuga ngo yarahiriwe muri sinema, yarahiriwe cyane pe. Hanyuma ariko muri uko guhirwa ntabwo yahiriwe wenyine, yagiye afasha n'abandi bagiye batandukanye, atuma bamenyekana ku mbuga nkoranyambaga, turabamenya pe. Twagiye tumenya abakinnyi benshi batandukanye binyuze kwa Kiramani. Bitewe n'uburyo rero yakomeje kubafasha, akajya afasha n'abafana be bagiye batandukanye, byatumye bamwita akazina Daddy. Aka kazina rero Kiramani yakakiriye neza cyane ndetse aranagakunda, bigira naho kuri account ye ya Instagram, imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, yagiye ahindura amazina ye agenda yongeraho ko kazina ka Daddy. Icyo ngicyo rero kikaba ari kimwe mu bimenyetso kigaragaza ko Kiramani rwose yishimiye iryo zina, hanyuma rero ahitamo nawe kuryiyitirira. Iryo zina rwose riramuhira, abantu benshi bagenda bakomeza kujya bamwita Daddy hirya no hino. Mu minsi mike ishize rero Kiramani yakoreye ikiganiro kuri 3D TV, avuga ibijyanye n'uburyo abakobwa ngo basigaye bamugora cyane muri sinema, uburyo ngo abahamagara bagakererwa. Ariko ahangaha yashatse kuvuga Miki bwa mbere, yavuze ko Miki ari umwe mu bakinnyi ba filime bamugoraga ataramwirukana kubera ko ngo yajya agakererwa kuza mu kazi, ndetse nyine ngo akajya agenda yica gahunda zigiye zitandukanye Kiramani yabaga yashyizeho. Ngo ibi biza gutuma rero ngo baza gushwana. Nyuma y'igihe gito rero amaze gukora icyo kiganiro, uwitwa Kamarade ari nawe bakoranye icyo kiganiro, niwe waje kuza agaruka rero avuga ko Kiramani yakennye, avuga ko yakinnye cyane rwose, ngo n'imodoka ye ngari kuyigurisha mu byiciro. Arongera anavuga ko ngo impamvu Kiramani yavuze ko abakobwa atazongera kujya abakinisha, agiye kubagabanya akajya akinisha abakobwa bake, ngo nuko bamuhenda, ngo rero niyo mpamvu ngo yahisemo kuba yareka abakobwa, ariko akagereka kubeshya ngo abeshyira abakobwa ngo iki n'iki ibintu byinshi nk'uko rwose. Avuga ko Kiramani ngo yamaze gukena rwose, ngo yakennye cyane, ngo atajya abona amafaranga yishyura abakinnyi. Kamarade rero akomeza kugenda anabishimangira avuga ati abasenga musengere Kiramani kuko ntago bimeze neza habe na gatoya. Ibyo bicicikana ku mbuga nkoranyambaga cyane rero. Abantu benshi bagenda babyibazaho cyane, ukabona n'ibyamamare byatumiwe ku ma YouTube channel agiye atandukanye nabo barimo baragerageza kugenda babaza ku bijyanye na Kiramani, cyane cyane ibyamamare bikora mu bya sinema.
bakagenda babaza ku bijyanye na Kiramani, rimwe na rimwe bahara ababyemeza nabo kumva baremeranya na kamarade, ndetse n'abandi bakaza babihakana. Buri kantu ndetse na buri nguni nabo ubwo batumiwe rero babajijwe ku bijyanye na Kiramani, nabo bavuga ko ku ruhande rwa buri nguni yavuze ko impamvu Kiramani ngo ari gukena ngo nuko akinisha abakinnyi benshi muri filime zitandukanye, agakinishamo abakinnyi benshi cyane bagiye batandukanye kandi akanabahemba amafaranga menshi. Mu gihe buri kantu we yavuze ko ngo Kiramani we yamaze gukena kera ngo ahubwo abantu ntibabimenya, ngo abantu bagakumya bakajya bamwita dadi kandi ngo ibintu byaranze kuva kera. Bakongera bakavuga bati rero ngo Kiramani buriya ngo umukinnyi guhembwa amafaranga menshi muri timu ye ahembwa amafaranga 450. 450 ni aho ngaho. Guhembwa makeya agahembwa amafaranga 85. Hanyuma rero buri kantu na buri nguni nk'abasesenguzi bagahita bavuga bati bafite abakinnyi bagera kuri 80 bose bahembwa muri ayo mafaranga. Bakongera bakabara filime bakina bakumva amafaranga ngo ntago byavamo. Bakongera bakavuga bati rero ikindi kinone cyaba cyaragize uruhare mu gukena kwa Kiramani n'ubukwe yakoze ngo umwaka ushize bwa miliyoni 60, ndetse ngagakomeza no kwigira umukire kandi atarabawe. Mu makuru rero akomeje kugenda acicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga rero avuga ko Kiramani ngo yakoze ubukwe ngo afite amadeni. Bana we y'imihanda rwose ntago ijya yiburira. Gusa ngewe ibi bintu byose rero aho biva ndetse naho bigera, buri kantu kose akantu ku kandi kuntu bimeze nta na kimwe ngiye nemezanya nacyo, kubera ko filime zose Kiramani yakinaga n'ubu ngubu aracyazikina ndetse aracyanauploadinga cyane. Rimwe na rimwe kandi ajya na uploadinga 2 ku munsi. Urumva umuntu adakora neza. Hanyuma ivuga ku modoka ya miliyoni 100 yari yaguze, ibi nabyo ntago wabyemeza kuko ntabyo zina Kiramani ubwe ntabyo yitangarije. Rero ngewe nibanze kuri reaction za Kiramani ubwo ibyo ari kugenda agaragaza ku mbuga nkoranyambaga ze, by'umwihariko kuri Instagram. Biragaragara cyane rwose ko Kiramani atishimye muri iyi minsi kuko ibintu ari gupostinga, utuziki ari gupostinga uturimbo tugiye dutandukanye twa kera n'uturimbo tujyanye n'agahinda, ndetse kone nagaruka kuvuga ko rwose isi iri kumuhatiriza kuba yaba umuntu mubi cyangwa se akaba umuntu w'umugome, mu gihe mbere yari umuntu mwiza rwose abantu bose bagenda bavuga ko ari umuntu mwiza, ari umwana mwiza ntari birye. Abantu muri comment rero nta kindi kintu bari kugarukaho cyane, barimo barihanganisha Kiramani bamubwira bati hangane ukomere, mu buzima ibingibi bibaho kandi uzabicamo, uzanabinyuramo neza cyane birangire ubivuyemo, humura. Buri muntu wese agira idosiye ye nyine agomba kuzacamo. Gusa nge ibi byose nta na kimwe ndi kwemera. Akenshi bano bantu ku mbuga nkoranyambaga niba warabibonye neza basigaye badukina ibintu bize nk'amaprank. Nose wabwirwa n'iki niba Kiramani atarabwiye uwo munyamakuru dore ko ari n'inshuti ye babahana bya hafi, yaranamaze iminsi anamuhamamariza ku iduka rye akajya arivugaho neza aritaka ibintu byinshi nk'ibyo ngibyo. Wabwirwa n'iki niba ataramubwiye ati ngaho genda umvuge ku mbuga nkoranyambaga, numara kumvuga ibintu abantu bavuge hanyuma abantu bagaruke bongere barebe filime zanjye, ibintu birushaho kugenda neza cyane. Tumaze iminsi tubona ibyo bintu muri sinema nyarwanda by'umwihariko cyane. Reba nko mu minsi ishize Nyambo na Titi nabo badukinye amaprank, barashwana, abantu baravuga bati barashwanye ibiki n'ibiki, bahita basohora filime. Iyo filime niyarebwe cyane, hanyuma twongera tujya tubona ngo Regis na Miki bari barashwanye, ngo barongeye barakundanye, ngo agapromota ngo akababuza umukunzi, ibintu nk'ibyo ngibyo nabyo biravugwa ku mihanda, biravugwa cyane. Tujya kubona nabo bahise basohora filime bari kumwe bose uko ari 3. Ngayo nguko rero no gukina abantu amaprank kugira ngo bakomeze bicururize. Ese ibintu murabona bizarangirira? Uzi ko ibintu byinshi bizajya biba ari n'ukuri tukagira ngo ni za prank zabo. Reka dutegereze turebe icyo Kiramani azabivugaho rero kuri ibi biri kuvugwa hejuru ngo ubukene ngo ibiki n'ibiki. Nta na kimwe turemeza, tuzategereza turebe ese nyir'ubwite ubundi azabivugaho iki. Ngayo nguko reka duhurire mu bindi biganiro.